muraho bene data nshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo no kugirirwa neza nayo bibane namwe iminsi yose. Ndashimira Imana yabarinze nanjye kandinda kuba tugejeje iki gihe tugihumeka umwuka w'abazima. Si kubw'imbaraga zacu ahubwo ni kubw'imbabazi zayo n'urukundo rwayo. Imana ishimwe kandi izina ryayo rihabwa icyubahiro. Nifuje kubaganiriza ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo kugeragezwa. Topic tuganiraho kugeragezwa. Unyemerere tugendane kandi ndagusabye ukurure wishyira, ntukurure ishyira runaka, wirebeho nturebe kuri runaka. Nge ugiye kubagezaho iri jambo ry'Imana cyangwa se ugiye kubagezaho ubutumwa bwiza ushingiye ku ijambo ry'Imana, nitwa Bizimungu Jean Claude. Mwene data, dusangiye urugendo rugana mu bwami bw'Imana. Nawe nshuti yanjye, nshuti y'umusaraba, hari igihe umuntu ahura n'ibigeragezo. Twese kuri iyi si tuyiriho, turi mu buzima bugiye butandukanye. Tuyiriho, buri muntu afite urugendo rwe yatangiye rugana ubwami bw'Imana, yatangiye rugana ku buzima runaka. Buri muntu afite urugendo rwe rw'ubuzima runaka. Hari igihe umuntu yiha intego mu rugendo arimo akavuga ati byanze bikunze uru rugendo ndimo, intumbero yanjye niyo kugira ngo nzabashe kugera ku gikorwa nka kiriya cyangwa se igikorwa runaka. Ariko mu by'ukuri hari igihe mu rugendo rwe ahuramo n'inzitizi. Ugasanga rwa rugendo rwe yatangiye harimo n'ubundi nk'ibisanzwe icyo yashaka kugeraho akigezeho bimugoye kubera inzira yahuriyemo n'inzitizi nyinshi, cyangwa se nko kimwe akaba yanakigeraho ariko akakigeraho bimuruhije. Kuki bimurushya? Ni kwa kugeragezwa. Buri muntu agira ibimugerageza ku giti cye, buri muntu agira ibimugora mu rugendo, kandi buri muntu agira intambara ze mu buzima runaka ububayemo. Kuko buri muntu agira intambara ze. Wowe intambara zawe uri kurwana nazo ntabwo arizo ngewe mfite. Ibigeragezo ufite uhanganye nabyo ntabwo ari byo ngewe ndi guhangana nabyo. Hari igihe rimwe na rimwe usanga hari abantu bahuje urugamba. Birashoboka
ariko kuzirwana bikaba atari kimwe. Rero nshuti yanjye muvandimwe, wowe uri kuvuga ngo intambara ni nyinshi, ibigeragezo byakubanye byinshi, kugeza naho uri kwivovotera Imana ngo Mana, ngo ubu koko urabyemeye Mana, kuki ngeragezwa cyane, kuki ibingibi bidahinduka Mana, kubera iki ntinze mw'ubu buzima, ntinze mw'iki kigeragezo. Ugasanga urivovotera Imana uvuga ngo ntabwo Mana unzi, ati nubwo bavuga ngo ko wariho kera, ko wakoraga kera n'ubu uri kugikora, ntabwo ariko biri. Ugasanga wo urasenga isengesho mu buryo utazimo ryo kugaya Imana, ryo kwivovotera Imana, watuza akanwa kawe. Muvandimwe nshuti yanjye, mwene data, dusangiye urugendo rugana mu bwami bw'Imana. Reka kwivovotera Imana ngo ntabwo ikuzi, reka kwivovotera Imana ngo ntabwo ariyo yavuganye nawe. Imana niyo yavuganye nawe. Ihangane, mu gihe cyashyizweho, mu gihe cy'Imana nawe uzatabarwa. Ntabwo ari uko bizahora, hari igihe bizacamo. Wowe icyo usabwa, gira kwizera mu mutima wawe, wiringire Imana, wumve ko iby'Imana ikubwiye ari byo, kandi Imana ivugira mu ijambo ryayo. Imana iragusangana nijoro ikaba yanakubwira uryamye. Imana uba uri kumwe nayo. Nshuti yanjye, ntabwo Imana yananiwe gukemura ibyo. Imana ntabwo yagutereranye, kandi ntabwo Imana ikwanga. Imana iragukunda, kandi humura ibyawe Imana irabizi. Imana iri mu ruhande rwawe. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Iryo sezerano Imana yaguhaye niyo yariguhaye, kandi no kurisohoza izarisohoza. Tegereza wihanganye, mu gihe cy'Imana uzabona ukuboko kwayo. Haleluya, Bwana asifiwe. Nibyo ubaye mu buzima bukakaye, ubaye mu buzima bugoye, ntabwo ubwishimiye, utinze mu kigeragezo cy'ubushomeri, urivovotera Imana. Ariko se nshuti yanjye, kuvuga ngo Imana ngo ntabwo ikuzi, ngo Imana yarakutereranye, Imana yarakwanze, ubu ni gute wasobanurira mugenzi wawe ukuntu ubayeho kandi nta kazi ufite? Wumva Imana nta nyoroshye ishyiramo? Wumva Imana itari mu ruhande rwawe? Urambara bigakunda, ubona icyo kurya, akazi ntako. Ubona isabune yo kufura, yo kumesesha, akazi ntako. Ubona icyo kwambara, akazi ntako. Ni gute wasobanurira umuntu? Noneho ikigeretseho, ukaba nukubonye mu muhanda ugenda, akakubona watebeje ukeye, aturiya muntu ni umukire, uriya muntu aparitse neza, kandi wowe umutima wawe warashize, kandi wowe ibyawe urabizi. Abakubona bakagira ngo ufite imirimo runaka, hakaba n'igihe bagira ngo usize uparitse imodoka hariya, uri kugenda n'amaguru ubishaka. Kubera iki? Kubera ko amavuta Imana ikwisigira. Kubera iki? Kubera ko Imana ikomeje kugushyira mu bwihisho bwayo, ikomeje kugusiga amavuta. Rero nshuti yanjye, muvandimwe, mwene data, reka kumva ko Imana yakuretse. Imana iri mu ruhande rwawe. Nubwo ibigeragezo ari byinshi, nubwo uri kugeragezwa cyane, ariko ihangane. Ihangane, Imana ibyawe birimo. Nawe ejo n'ejo bundi urajya kumva wumve message kugezeho ngo twino mu kazi. Utinze mu kigeragezo cyane, wowe wita ikigeragezo ngo
cyo kubura urubyaro, ati Mana koko ubu ni wowe wavuganye nanjye, ati Mana buri munsi urambwira Mana, ati none kuki ntabyara, kubera iki ntabona urubyaro, Mana kuki utama umwana ngo nanjye kiri ngo by'umugongo nk'abandi. Imana niyo yavuganye nawe, ntabwo Imana ibeshya. Iyo asubije Hana agashyira ingobyi mu mugongo, yanamaze imyaka n'imyaka, ibyawe ntabwo ibinaniwe. Tegereza wihanganye, nawe uzashyira ingobyi mu mugongo. Icyo usabwa nta kindi muvandimwe inshuti yanjye, gira kwizera mu mutima wawe, gira kwizera, wizere Imana kandi utegereze wihanganye. Ureke kuguhora ucira urubanza Imana, ureke kujya usenga amasengesho yo kwivovotera Imana. Sibivuze ko Imana ibyawe itabizi nawe. Ihangane kandi Imana iri mu ruhande rwawe. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi. Zaburi ya 23. Zaburi 23, twumva uko ijambo ry'Imana ritubwira. Handitswe ngo Zaburi ibice 23 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo yawe niyo nkoni yawe, ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. 5, untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo nzatinya. Nubwo wanyura mu gikombe cy'ibigeragezo nshuti yanjye, ntukivovotere Imana kandi ntukumve ko Imana yakuretse ngo maze ngo wumve ko ibyo Imana yavuganye nawe ngo ikubeshye. Oya, ntabwo ikubeshya. Imana iri mu ruhande rwawe. Nubwo ubona iri kugeragezwa cyane, ariko ihangane, Imana iri mu ruhande rwawe. Zaburi 25 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 4 tuhasanga amagambo meza kandi nayo y'ibyiringiro nkunda cyane. Umva uko havuga mwene data. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Niyo twaba turekeyeho ku murongo wa 2 ngo abiringiye Uwiteka, umva ijambo ry'Imana, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo ngo uhora uhamye iteka ryose. Hepfo gato akavuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, uko niko Uwiteka agosa abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Ntabwo ari uhereye none ngo ugeze ku itariki y'ejo, cyangwa ugeze ngo ejo mu gitondo, cyangwa se nimugoroba izuba rirenze. Oya, uhereye none ukageza iteka ryose. Ntabwo ari ukugarukiza 2025 2040 negative, ahubwo uhereye none ukageza iteka ryose. Mwene data nshuti yanjye, ihangane, komera. Nubwo ubona imbere n'inyuma ibikuta ari byinshi, ukabona ibikuta byabaye birebire, ukabona intambara ari nyinshi zitarangira, ihangane, rwana kigabo. Imana iri mu ruhande rwawe
kandi nawe Imana iraje kugirire neza. Niyo yavuganye nawe, tegereza wihanganye, ijambo Imana yavuganye nawe no kurisohoza izarisohoza. Izera Imana kandi ubuzima ubayemo bwihanganire, rwana kigabo. Ikiranga umugabo mu buzima abayemo burya ni ukwihangana. Wabuze kwihangana uba wabuze byose. Yesaya 50 umurongo waho wa 7, Bibiliya iravuga ngo kuko ubw'Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma ngo nkomera mu maso ngo hakamera nk'urutare. Niyo mpamvu nawe nkubwira ngo komera, ihangane, hari igihe Imana izagutabara, igihe kitari iki ngiki. Tegereza wihanganye, isaha y'Imana nigera nawe bizacamo. Imana ikurinde kandi Imana ikomeze kugirire neza, Uwiteka kwishimire. Amen. Amen. Amen.